Niba umukobwa wundi Nicole. Nicole rero ntawe uhari yagiye kwa muganga. Buriya Nicole rero nyine Nicole buriya agira akabazo ko mu mutwe. Rero hari igihe biba byatarabutse bikaba ngombwa ko basuye kwa muganga. Kwa mukobwa nta bamugira byose urabivuze. Ariko mama Christian ni umuntu wacu ntabwo twamuhisha. Ndabeshya Christian. Ya rwose se yagira ikibazo cyo mu mutwe. Ubundi mbere yabaga no mu kigo cy'abasazi nyuma baza kumugarura hano mu rugo nyine ba mama bamwitaho ariko nyine n'ubundi bijya bigaruka rimwe na rimwe. Kuri birababaje no kwihanga. Nari umukobwa mwiza ese niyo mpamvu baba bafite ubwitonzi bwinshi. Oya nuko ahubwo utari wamubona buriya yasaze. Sorry nukuri. Ariko ndizera ko azakira. Niba mwitaho neza abaganga. Ewe. None simeze. Yameze neza urebye nta kibazo. Sibye akazi kaba kantwaye nyine mbafite ibintu byinshi. Umva kwitwa umuyobozi ntabwo biba ari ntuza tayito gusa cyangwa biba ari akazi kenshi. Ugomba kwita ku bintu byinshi ufite inshingano nyinshi. Mama nawe ubundi rero akazi ni akazi ndakumva n'ukuri. N'ubundi nari ngiye kugasubiramo nari manyuze ngira ngo mbarebeho kuko ugenda tutagiye kumeza ahubwo kari kumeza. Kuba ari bantegeye Reka dusangire. Okay wenda ntibirenze iminota 20. Kazi barantegereje. Nta kibazo kari kumeza. Nta kibazo. Samuel! Wakati namba mnafata gushya. Akikora gasigu. Zamu! Bakagukubita. Zamu! Ureza? Oui madame. Ukuye heza. Igihe nahamagare ntabwo anyita. Nari ku boutique. Amasaha maze nicaye hano. Wari wagiye kuri boutique? Yego. Neza ndakubwira ugenda usize igipangu kimeze kuri. Ninde muntu wasabye ubure uruhushya ukamuga uti ndagiye mumenye urugo. Ninde muntu wabibwiye hano muri urugo. Barumbwire nk'umuntu umwe baso wabibwiye. Nabonye ndamuntu wari hanze navuga ikangende ndagana. Turegura ureka mpasige. None sasa akazi ukora hano urakazi cyane ntakuze. Icyo ushinzwe hano muri urugo urakizi. Wabonye nta muntu uhari uravuga ngo uri kugenda. Usiga urugo rwonyine usige amarembo yonyine ugende. Hanyuma se akazi kawe kabura gakoze. Nyine ndago nabonye nagiye kuzana isabune. Inyi Sabune yashize. Ndayigutumye. Rero zamu y'umuntu aho kugira ngo umuntu arusha abantu cyangwa agumye yiyenze ku bantu. Iyo ubonye akazi kakunaniye uravuga uti mwabana mwe twarabanye ariko kuri inshuro singikomezanyije namwe ugasezera ukagenda neza. Ariko utiyenjeje ku muntu ngo ahora asakuza nawe. Nk'ubu tuvugana. Kwa nuko chance yicaye hano. Abinjiye wabamenye. Abakabaye winjiye wabamenye. Twese tugiye ruguririya tukavuga ngo zamari kwirembo. Tugahugira mu gikari. Abakwinjira aho wabamenye. Urabizi hano akenshi ntabwo abakiriye. Ubugomba kureba uwinjiye. Zamuko kuretse kugora abantu no kubavugisha nabi. Ikindi ni ikibugamije. Ugamije iki? Ariko ku boutique ni hano hafi narebaga. Warebaga kuri boutique hano wowe. Oya buretse, warebaga kuri boutique ukareba n'ahantu ufite amaso mu bitugu wowe. Ufite amaso angahe? Mufite inzu nini se narebaga hose madame. Mama rega zamaza akazi n'ukuri n'umushaka mureke. Niba gahaza se yagiye. Niba gahaza wagiye ugasubiraho waturutse ubundi ko nta nuhazi. He ugatanga amahoro mu bantu. Ndago bizongera pardon. Ntubigenda guhamagara icyo ndaga kugutuma kunteye n'umujinya nkarumva nanakibagiwe aha. Nkaho
ubugamije iki ku muntu ndetse kunyenza zamu uri umwana uri igitambambuga niwe ruhinja dufite aha ngaha ntujya umuntu ahora ahamagara zamu yabaye intero yabaye inyikirizo ntago bizongera ibiki bitazongera ako kaguru kawe ntushaka ugahina umenye ikikugenza umenye icyakuzanye ntimukishimire kurya imishahara mudashoboye gukora akazi icyagahana amafaranga aba yaturutse mwakumira ayo mafaranga uhembwa umugabo wa hano ujya ubona aryama ujya umubona muri ubu rugo ujya ubona yicara ariko wowe no kumara kujya ukicara aho ngaho bikunanira madame pardon sitaongeza wewe vuga ikinyarwanda mane mba mvuga nk'ikintu nagukorera pe ariko nk'ubu nkagira ikintu mbura zamu ibyo bigisha ngo uravuga ubuswahili ngo wanyu ni muri Kongo nagushoranganye nkagurisha iby'iwanyu byose ndetse ko niyo nabigurisha bitavamo ibintu byanjye byabyaza soni ntareba nk'umusaza ni ukumubwiriza gukora akazi ese ko utarahembwa ngo uvuge uti mabuja nahembwe ngwino ngugurire na fanta aho ukumva ko nagufasha gukora akazi kawe ngiye ngufasha gukora akazi kawe ujye utakwicara hamwe ngo utuze ukore icyakuzanye ariko nasabiye imbabazi kandi ni wa mbere bibaye nibyongera ubwo uzibwirize ntujya kunshuramo aya magambo ntayo mvuze genda kuri hano tuyaduhahira ubwira umumama waho aguha ibintu umubwiye agomba kuguhunzanira wabyumvise navuganye nawe genda umubwire ati ibyo bintu bimwe bizana nonaha kandi ntugende ngo ujye kubayo nk'umugabo bamubwiza gukora akazi njye ntabwo nzi rero se wambaye muri iyo mbere waba hari akaviyu keza nawe uri seriye wicaye wenda uyu nguyu afite ikibazo mu mutwe ntazi wowe se ariko sha warasaze we cyavuga ufite icyo kibazo urajya he ntankora wakora iki iyo bigeze kuri Christian umva nakwica urukumva sentume ukumva neza iyo bigeze kuri Christian umva njye nawe tuzicana kandi biri seriye reka ngubwe madame musige hariya madame mbona mnagombana nije kigori oya bana madame pardon nakwica reka nkubwire koma murarwana birahinduka
cyakora uyu muryango ntabwo nari nzi ko ari uko uteye. Ni bombori impaka. Wenda rimwe basi bazagerageze ndebe ko banandeba neza. Cyakoze umunsi umwe bavumbuye uwo ndiwe, bazakorwa n'isoni, bazagira ikimwaro. No kuri Christian ndakunda cyane. Niyo mpamvu ngomba gukora igishoboka cyose ukaba uri mu buzima bwanjye. Nta kintu na kimwe cyatuma utaba mu buzima bwanjye. Ngomba kuba umugore wawe, ukaba umugabo wanjye. Icyaba icyo ari cyo cyose. Nta muntu n'umwe uzigera twitambika mu rukundo rwanjye nawe. Kuko nzakora igishoboka kugira ngo mbe ndi kumwe nawe. Nukuri Christian ndagukunda pe. Sesha, nibaga kubaza. Cyagiye Christian byarangiye yaje cyangwa Yaraje. yaje yambaye gute? Yigeze akumbaza? Tukubaza se ahubwo aranakwibuka. Kubishyira imbere. Ubu urumva mu bantu bose yatekereza Nicole arimo. Oya pe. Nanukegetse avuga pasi musuze. Musuze kandi atanakwibuka. Rega iyo utari umuntu w'agaciro mu buzima bw'umuntu nta n'impamvu yo kwibuka, ntaga kwibuka pe. Nushaka ibintu bishyizemo byikuremo kuko sari na revo yawe. Ibaze ko atashaka kundekura. Nta n'undi muntu rega bashaka gutekereza uretse njyewe. Ugera kubimbwira kubera ko ntari ndwewe wese. Okay. Hano sinzi amakuru yanyu utayizera ubwo ujya gushaka undobaza. Se wowe kubera ko buri munsi uba ufite umutima mubi. Nimba nkubajije ubwo ntabwo wambwira neza. Ese niko nkubaza. Twari twumvikana ku kintu wowe ngo ugikore uko mbishaka. Oya wigira bamenye. Icyo nicyo dupfa rero. Kumva yuko wowe ugize umwana mwiza, wigize nyirandabizi, attention zose ushaka kuzikujyeho bite. Nuko buri gihe ubu nsaba ibintu numva bidashoboka. Bidashoboka se nta mama nabigusabye. Nari nagusaba ngo ujya mu mugozi wiyahure. Sibyo kwiyahura bije bite. Nicyo kintu kidashoboka. Ese nimba nkubajije cyakoze kubw'inama nkugiriye. Nushaka rwose ibintu bya Christian byo byibagirwe. Ubyibagirwe. ubwo ntare. Gusa nyine ntago twagakwiye gupfa ubusa. Urumva ari ubusa? Christian urumva ari ugusa kumenya kuri n'ikigo ry'utaramukunda. Kandi ukirwa ibenge. Uri urabona ari ubusa. Nase kumukunda no kumupfa n'umuvandimwe wawe. Niba utamupfe waye mukuru kora hano. Kora hano se. Ubundi kuva
wavuka n'ubwa mbere utekereje ikintu kizima muri uwo mutwe wawe ntago wamupfa n'umuvandimwe wawe none si nyine harira nyine nimba nkubajije nyine uramubaza iki nta nubwo ushaka kubaza Christian ushaka kunamumenyaho ibintu kumva wowe niba wumva yuko wumva utamupfa n'umuvandimwe wawe mundekere kuko njye twamupfa nyine naramukurekeye ariko none se niba warakumva ko umuvandimwe wawe nimba sheri wawe aje hano kubera utakumva ko ntabwo nshaka ko umuvandimwe wanjye bakamfite muri sheri wanjye nanjye nimbikora ku wawe uzanyigezeho pe nanjye nazageza nzajya mpunga ahubwo wowe nujya wumva n'izina Christine jya umbabarira uhita ushaka na gahunda zawe bataranakubwira gahunda zindi jya uhita ushaka gahunda basi kubwo mama abaye nyoko mama abaye nyoko ntubivuze ibaza umubyeyi wakubyaye uravuga ngo nyoko aba yagufashije we si nyoko njyewe se nabivugiye ariko mwana kumbe uzi ko najyaga sometime nkubeshyera nkagira ngo we ntuzi kubeshya kumbe nawe urabizi ihene none uri kunyigiraho ariko wabuze ibyo wiga ibyo ngibyo gusa urambaza iki ndabizi wanamfata rikote kiremo nta nayigufata da ariko ntago mfite umwanya wo kugutaho mfite umuntu ngomba kwitaho tugomba kuganira n'ubu turi kuganira utarabizamo nkeneye guha attention yanjye ntabwo wowe rwose uri mu bantu nkeneye guha attention yanjye hano ubwo uyikwiye wize ute ese ko bikubabaje we bitayeho se ko tutabibona bakwitayeho harya bataribuka n'uwuriwe ntankundiye nta nubwo twagukundira ariko mwahingiranye mwantumye umasheri amazi birashira inyota ishire sibyo ajya kuvugisha umugabo ntacyo mvuze kumbe nuko bimeze nuko bihagaze ni urwego rugezeho ni urwego rugezeho ibiki utanza naho ubufuti nkakunyuka ntunyigiraho nyoni nyinshi dore ko rwubika ngo imbara rw'uburangeso wakubona ucecetse wakubona uvuga utya avuga ati dore umukobwa njye nawe twavuganye buke twavuganye buke ushaka nicare twavuganye buke si we mbaza njye nawe twavuganye buke kandi unsubize mu magambo make nunzamurira umujinya ndagukubita umutwe kuri aya meza uturika wenda ngende mfungwe
njye nawe twasezeranye muke nakubwiye guki ko burya amatwi yawe ntabwo yumva ibi bikobokobo byawe ntabwo byumva kumbe burya nawe ukunda Christian kuri bigeze ku rwego aho uryama ukumva ifoto yiguhaye amahoro ugashyira mu gatuza ukegama ako wanshinze we y'icenge ushaka nzakora iki nzakumvisha iki ijambo nakubwiye uyu muhungu mwihorere muharire muri umuna wawe ntabwo wabyumvise navugaga wumvira wihingukira hariya narabyumvise intambara ushaka gushoza muri uru rugo utari kuzayirwana none uri kumureba nk'ibiki niba ko wamuretse uri nzi kubita mu kintu nzi kubita ubona nzi kubita ntabwo nzongera nukuri ntabwo nzongera ko wamuretse uri kumureba nk'ibiki uramukumbuye ese wafashe inzira ukazinga ukajya kubana nawe mu buryo ntazi mukajyaho mushaka mukomongana mukarindage ese undi wabona gukeneye waragukeneye muhakeneye wowe urimo waretse kwibabariza umutima waretse kwihangayikisha uretse kwiteranya na mwene nyoko uretse gushoza urugamba muri iyi nzu wambabare wa mukobwa we kiri gituma utumva ni iki ariko narabiretse nugumya kunzana ubunyanga ndagomba gusekura niba waramuzananiye telefone yawe uzana se kuramo urufunguzo yabyo urebe ibyo mbona mite nkumene ubibone wowe ko kimeze n'ibinwa bibi ntutumva baho ese ushaka nzakora ikibazi mbwira nkora iki nkanyuko mbwira ngikora ubu none ariko tuduhana amahoro tunumvikane basi ibintu bijya mu kumurongo nkora iki ndemo undi muhungu nka Christian bazi kugira ngo urugo rugire amahoro urabona intambara ugiye gushoza uzayirwana ukayitsinda yego sinumva ngo umuharire chance nawe Imana izaguha uwawe none utangiye kujyana n'amafoto ye sinjye wababaye nk'abagura amatelefone nzayabaka kandi umunsi nayikwatse kubona indi bizakugora niba ari ibyo telefone uyikoreramo niba ari ibyo telefone niba ari icyo uyimaza nzakora icyo nzagukorera